Ndabona urugo bararufatishije, wigize kizigenza muri runo rugo agira ngo ni wowe manajya. Ubundi muri uru rugo wibonye iki, ku buryo wumva yuko na mama wanjye wamufataho ijambo? Mwa bantu mwe mukunda urugo rw'amahoro, inama, ibitekerezo cyangwa ikibazo twakiriye uyu munsi ni ikibazo gikomeye cyane, gikomeye cyane. Yego. Ahangaha mpafite umubyeyi, ikibazo afite gikubye sinzi uburemere gifite, nta n'umuntu wabasha kukikorera. Ati iki? Uyu mugore turakikorera, ni umugore arimo aragisha inama, ariko wowe udukurikiye mbabarira udahita ugenda, banza wumve icyo kibazo afite, wumve niba wamugira inama. Utagenda udakoze comment, utagenda utanditse muri comment, utagenda utamugira inama pe, kuko uyu nguyu ndabona ikintu gisigaye ari ukwiyaho. Mwumva ukuntu yavuze, muri ihanganira uburyo ntiwisome, hari uburyo byanditse nabi pe, nanjye ntabwo nabikosoye. Yego. Byanditse ngo hello, nanjye ndi umubyeyi nifuzaga ko mwangira inama. Nashakanye n'umugabo 2018, yari afite umukobwa yateye inda, ambwira ko bahuriye mu kabari, barya ibinyoni amutera inda. Hagati aho igihe twabanye tudasezeranye, yambwiraga ko tuzahita dusezerana vuba. Mu by'ukuri twabanye twese dutangirira kuri zero. Nkigerayo natangiye kumva ngo hari uwo babyaranye impanga. Ubwo wa wundi utwite, wa wundi bahuriye mu kabari utwite, ntarabyara. Ndagenzura nsanga abo bana nabe abo b'impanga, ariko ntabemera. Ndatuza, wa wundi yaje kubyara amuha ibisabwa byose, nanjye mba ndabyaye. Umwana agize amezi 2 nibwo natangiye gukubitwa. Nyuma umugabo mufatana n'umukozi wo mu rugo, baryamana cyangwa barya ibinyoni. Ndihangana, nyuma bamufatiye ku mugore w'abandi, bamuca amafaranga akayabo. Ndihangana pe, ndavuga nti nubake. Namubwira gusezerana, ati tuzasezerana nitubona amafaranga. Gusa nubwo ibyo byose byabaga, Imana yaduhaga umugisha tugatera imbere. Naje kubyara umwana wa kabiri, tuba turimutse tujya mu isantere kuko twabaga mu cyaro. Abazanye nyina umubyara, ubwo ni nyirabukwe. Umugabo abazanye nyina ni nyirabukwe. Abakobwa nabo nyirabukwe. Mbere yuko nyiraza, ubwo twabanaga n'uwabereye se wabo. Zahoda Umukecuru akihagera, wa mwana abereye se wabo arasezera ngo ntiyashobokana na nyirakuru. Yego. Nyuma umukecuru yambereye mubi pe, ndihangana mbere akaharakajye. Ubwo nashatse n'umukozi, kuko uwo mwana yari agiye kandi nzindukira mu kazi n'umukozi, nzindukira mu kazi, umukozi agasigarana urugo. N'umukozi yaraje bibanira n'umugabo, ndabimenya, ndamwirukana aragenda. Ubu hashize umwaka n'amezi 4. Wa mukozi yazanye nawe yahise yibanira na shebuja. Hashize umwaka n'amezi 4 amwirukanye. Ariko ejo bundi natunguwe no gusanga bakivugana n'umugabo, kandi n'iyi saha yanze ko dusezerana. Yahinduye password ya telefone, yafunguje indi konte. Iyo twakoreshaga nanjye nari ndiho ntakibitsaho. Ejo bundi naramubwiye nti nshaka kunyereka amafaranga dufite, kuko nanjye nkora muverisa. Natunguwe no gusanga twarahombye amafaranga miliyoni 5, arenga miliyoni 5. Umugore arakora akabyutsa umugabo, mbese umugabo ni kontable urugo. Bahombye arenga miliyoni 5. Namubaza ntiyagiye he, kuko agura imyaka, ati yahombeye mu biceri. Ndatuza, ariko n'iyi saha nyina turabana, tumuha buri kimwe, ariko ntanabona ko nihanganiye ibyo byose. Yego. Niba ngiye gusuka ndataha
nkubitwe. amuhora ko yasutse. Ibaze ko yanankubise ampora nyina yamubwiye ngo ntiyariye, kandi ngiye mu kazi, kandi nagiye mu kazi ntetse, ntashye nijoro kuko ncuruza, ndara nkubitwa, mpamagara abantu batwunga, bahamagara papa wanjye, bamubaza uko abyumva, avuze umugabo yaramututse ngo nibagikupe nacyo ni igicucu. Abatukane sebukwe arababwira ngo aho kureka mama we, naho kureka mama nareka umugore, kandi akabivuga ntuka ibitutsi bibi kuri mama, andisha ka mama, mbese narumiwe, kandi urugo nararuvunikiye, mbese nararukobokeye cyane. N'ibyo twagezeho byose ni imvune zanjye, ndeba kugenda nta kintu mfite, kandi amafaranga ahari n'imitungo navunikiye, ngo njye gutangirira zero bikancana. Arantuka akankubita, asigaye ambwira ngo sindusha ubwiza uwo babyaranye, kandi pe mfite imyaka 30 yonyine, mfite abana 2, mungira inama, ndarushye pe. Umugabo ni indaya, arankubita, ameza ku mitungo twashakanye, yanze ko dusezerana, ntanashaka ko nakwiyitaho nk'abandi bagore. Murakoze ku nama zanyu nziza. Murashaka ko nkora samari y'ibi bintu? Reka uzireka nkubwire rero ikintu numvisemo. Oya, mbere yuko bantu mukunda urugo rwamwe, niba ushaka kuza ukabana natwe muri uru rugo, niba ushaka kuza ukabana natwe muri kino kiganiro SMS, niba ushaka kuba umunyamuryango kandi ugagira uruhare rwa mu kubaka sosiyete nyarwanda, iyandikishwa na subscribe, kandi ukanda like, uduhe ibitekerezo, kandi niba bitanakunze duhe comment, basi duhe comment, ugira umuntu inama, dore ko icyo akeneye cyane ni inama, nta kindi kintu akeneye. Ikintu numvise rero, abantu mwese muhawe ikaze. Reka mbanze nguhe ikaze. Ntunyureye mu ncamake. Umugore abana na nyirabukwe arakubitwa, nibyo ni ibibazo. Abana na nyirabukwe aba akubitwa n'umugabo. Ikindi, abana n'umugabo wenda arimuca inyuma, si ukumuca inyuma gusa, aho no ku bakozi b'ubwabo. Nta mukozi, aho umukozi ugeze mu rugo abamubonamo boro, sibyo? Iyo defo. Noneho rero, nyuma y'ibyo ngibyo asuzugura n'umuryango w'uyu mugore. Mu magambo make, yanze ko banasezerana. Uyu mugore nta burenganzira aragira muri uyu muryango. Impamvu uyu mugore agahinda kose afite aho gaherereye, urugo yararukobokeye, kandi ntarasezerana agire uburenganzira ku mitungo yose bashaka. Niko gahinda afite. Jene niko nabyumvise. Iyo aza kuba yarasezeranye, aba yaradivorce bakagabana, ngo hanyuma akagenda agatangira ubuzima bwe bwite, noneho akajya agira ati, noneho akajya afasha, agatangira ubuzima bwe nyine, akajya afasha turatwana, akibana n'abana. Ariko kuko ikigaragara n'umugabo arashaka kugira ngo amukure mu rugo, amuzengereze, amukure mu rugo yizaniye wabyaye impanga. Oya, ntabwo ashaka kuzana ngo wabyaye impanga, ashaka ahubwo kujya ararana n'uwo nguwo mu rugo. Niba yarihanganiye gukubitwa, ejo akazirirwa kuri uwo wabyaye impanga. Icyo kintu kucyumva? None se kamubaza, yego, ari nako mbaza n'abantu badukurikiye, ubaye uno mugore wakora iki? Ubusa wabura icyo ukora? Ngaho tubwire. Uyu mugore mbere ya byose k'ibibazo afite ubyumva, arakubitwa. Ikosa rya mbere uyu mugore yakoze, kubana na nyoko bukwe mu nzu, uba ufite mukeba mu nzu. Wasanga batanamugisha inama mbere yo kumuzana. Kuko buriya niba hari ikintu kibi kibaho, ni ugutunga nyoko bukwe wawe hehe mu nzu. Aho kugira nyoko bukwe mu nzu, wagira mukeba mu nzu, bizi uvuga ati dusange iki, umugabo ijoro rimwe araryama muri kiriya cyumba, irindi rikurikira araryama muri iki, cyangwa se isaha imwe araryama hariya, indi ahariya. Kuko niba hari abantu bariguza abakazana, bagenzura buri kamwe kose, ni ba nyirabukwe b'abantu, ubwo nk'ari urwabo,
bagenzura buri kantu kose, njyewe mama ntiyambera mu rugo. Uzi impamvu? Niyo yaba afite umutima mwiza gute, ibyo ntibindeba, namushakira ku ruhande aho ajya kuba, ariko ataje icyo uzi cyo nuko ba nyina mama wawe cyangwa nyoko bukwe mu rugo bitagenda neza. Ntabwo ubwo se abagiye ikindi umukazana niryo rya mbere yakoze, iryo kosa ariko nyuma yo kubona iryo kosa ntawamenya niba kuko uyu mugabo yaragishije n'umugore inama mbere yo kumuzana. Ntawamenya ukuri, nibyo nakubwira ntibajye batubwira umuzi. Ntabwo yatubwiye neza niba yaranamugisha inama, ariko uyu nguyu yaduhaye information nyinshi pe. Noneho ikindi kibazo, ariko yigize umwere nanone 100%. Ikindi kibazo, umunyarwanda urebye umwana amwita ngo ninde mwere. Ntabwo ari ngombwa ko tubacira urubanza, ariko nanone biragoye kubona umugore ubizi neza ko umugabo we yabyaye hanze uba umwere. Icyo uri kucyumva? Ndacyumva. Kuko isaha kuzaba bavuga ngo wa wundi yabyaranye nawe wo hanze ashobora kumuzana akagira akamusimbura, cyane ko atarimo kwemera yuko banasezerana. Yego, ahubwo akabaho avuga ngo ngomba kumugira ibiki, kuko uba umangayitse, njye mutesha umutwe. Imbaraga z'abagabo rero buraziba mu mujinya, yagira umujinya akabagiza iki, aramwashije, fata ingoma ye, fata urushyi, fata umujyi. Abagabo kubera ko baba bafite imbaraga ntabwo barira. Iyo umubwiye umugabo wo kugira ngo arira araguhora, iyo umubwiye utuntu turi aho ngaho nyine ahita kwasa nyine nta kundi. Urumva ikintu cyagiye kibaho. Yego. Wa mugore we watugisha inama n'ibyo, ariko banza wisuzume nawe ubwawe. Yego. Nyuma yo kumenya ko uyu mugore yarabikubwira kuvuga ko hari umukobwa atenda, bahuriye he? Kandi iki uyu muhungu kubera ko yamubwiye ati rero dore shere wanjye tugiye gushakana, hari umuntu nateye inda. Uyu mugore yagera mu rugo akerera imbuto uyu mugabo, bano bana yabyaye hanze ariko baraje aba yarabazanye batinderera kubera ko wabyakiriye neza. Oya, hari n'igihe yaba atabyakiriye neza, ariko kubera umutima muziho avuga ati abana ntabwo bazabaho nabi. Ariko buriya birashoboka ko yaba yaricaye akajya avuga ati umwana abyaye kwa runaka se ntabwo umugore iki n'iki, nanjye kingurire cyangwa se bigende gutya. Niyo mpamvu rero abagore n'abagabo mukwiye kujya mutugisha inama, ariko mukabindura umuzi n'umuzingo, mukatuvuga ngo mu mibanire yacu byagenze gutya. Ni ukuvuga ngo reka tubwize abantu kure, wowe watugishije inama tutari buvuge amazina nubwo yaduhaye, mu by'ukuri wisuzume nawe ubwawe. Ariko hari ikintu yagakoze mu by'ukuri, nyuma yo kumenya urimo urakomeza uca mu ijambo, uraza kuvuga nyuma. Yego. Mu by'ukuri ukimara kumenya ko uyu mugabo yateye inda, wabyumvisha ute? Yarabyihanganiye kuko bari batarabana. Yego. Urumva yaje yabyihanganiye. Nyuma yo kumenya ko yabyaye impanga, wabyakiriye, ntiwasanga waramuhojeje ku nkeke, ntiwasanga waratangiye gutunekera imitungo y'urugo, ntiwasanga waratangiye kumuhoza ku nkeke, umubaza aho ashyira amafaranga, umukontorora, waratangiye kuba umuntu uze mu babana harya bakontorora, umuditeri. Hanyuma noneho nawe akakwereka aho abera akantu, wisuzume nawe urebe. Ese niki cyaba cyaratumye azana nyina? Ntiwasanga ari uburyo bwo kugira ngo aguteshe umutwe uhagurukemo ugende, kubera yuko wamuzengereje. Wenda kuba yararyamanaga n'abakozi, wenda niba yararyamanye n'uwa kabiri, cyangwa niba yararyamanye n'uwa mbere, uwa kabiri niyo waba utaramufashe, nta gihamya twebwe twabona niba ibyo bintu yaba wenda ari ukuze. Yego. Ariko nawe ubwawe wisuzume. Ariko hari n'ikindi kintu gishobora kuba cyarabaye kuri uyu mugore, kuba yarageze ku rwego rwo gukubitwa. Ashobora kuba yarabonye uyu mugabo ari gufasha aba bana yabyaye hanze. Yego. Agatangira ati ubimariye abana wabyaye hanze, agatangira gutuneka, kandi ntamenye yuko wa mwana nubwo yavutse hahandi nawe akeneye uburere bwa kibyeyi, akumva uburyohe bw'iki akeneye no kwitabwaho na se. Akeneye no kwitabwaho na se. Mujye mwihanga. Ahubwo ikibazo umwana niba yabyaye, ufata umwana wese nk'uwawe, nutabasha kurera umwana w'abandi ntuzabasha kurera. Ikibazo abagore ntabwo tubasha kukaruma amarangamutima. Indwara yitwa ubugugu urayizi, iba mu bagore. Ubugugu, ishyari. Akumva ko niba umugabo wenda hari ahantu yabyaye umwana, kubera iki yamuhabyaye, kubera iki utuntu twinshi, uburiya ukagiye kureba umwana aryana nyina, ugasanga heje azabyarayo n'undi.
anzanire ndere, ugasanga agize ibiki atumye, ugasanga igihe cyose ugiye guhoza ku gihe cy'umugabo uhora mu magambo ngo uzanzanira ndere, ngo uzabanzanira baryo barira barye barushya. Kandi mu by'ukuri burano rero reka mbagire inama mwabagabo, buriya nyine mwabagore, niba hari kureba hasi kugira ngo ugire inama abagabo, niba hari ikintu abagabo kibashobora, umugabo iyo akoze ikosa ugasa nawe umwereka yuko utanabyitayeho, ugasa nawe umwereka ukaryirengagiza, ukanamwereka yuko nta n'ikintu bikubwiye, umugabo ahinduka no mu buryo nawe utazi cyane. Umugabo w'ubwe arahinduka, apfa kuba wamubonye wamuhaye amahoro, ubwe yaricara akavuga ati uyu muntu ko nagize gutya na gutya ntambangamire, nakora gutya na gutya ntambangamire, ubu sijyaho umubangamira. Burya umugabo aragira agahinduka kandi niyo adahindutse ibyo akora byose abikorana umutima uhagaze, kuko aba arimo kuvuga ati sha runaka ni Imana y'u Rwanda n'igihe wamunaniye. Ariko noneho umugabo ushatse kumusumbuwa ukamwereka yuko urenze, ukamwereka yuko ari umuntu w'umunyamafuti, w'umunyabyaha, udashobotse, none ahita kwereka noneho habera akaga byose. Ubundi umugabo, hari umuntu wavuze ngo umugabo iyo umubwiye ngo ujye utaha saa moya, abishyira mu gutwi akajya ataha saa tatu, wamubona za saa tatu zigeze ukaba ese ko twavuganye ko uzajya utaha saa moya kuki uje izi saha, ejo akazaza saa 9 z'ijoro. Watangiye ati atari ko saa 9 waraye mu bandi bagore byawe byagenze gutya, ejo bundi akazataha saa 3 noneho akazuba kanatse, abantu bose babibona. Rero umugabo ni inyamaswa mbagaza, si inyamaswa nkanga, kuko umugabo aratora. Umugabo ntabwo ibintu by'iterabwoba ntabwo bimufata cyane. Iyo byongeye uri umugore ugashaka kumukanga ngo umwereke yuko umushoboye, ngo umwereke yuko umushoboye, ntabwo wamushobora my friend, icyo bintu ntibishoboka. Burya muri rero ibintu byose kubijyana gake nibyo byiza, gake ushobora kubijyana gake ukamufatisha neza cyane rwose, utarinze ugira ute, utarinze ujya guterwa sereramo, utarinze kuba wanakubitwa nta n'iki. Rero ryari ko mfite inama nyinshi ushobora kugira n'umugore, ngaho mugire rero nshuti yanjye mugire ebyiri, wowe watugishije kugira ngo namara kumva ikiganiro akisubiraho izindi uzazimuhe icyo gihe. Njyewe mfite inama ngiye kumuha, yego nk'uko nabivuze, wa mugore we itekerezeho, yego ongera witekerezeho, urebe niba utarabaye ikibazo muri uno muryango, urebe niba mu bintu twavuze nta na kimwe wakoze cyabangamiye umugabo. Ese abana yabyaye hanze ntiwasanga barabaye ibikangisho mu matwi ye, ukamuhoza ku nkeke kubera abo bana afite hanze, urebe niba nta ruhare ubifitemo. Ese ntiwasanga nyuma yo kumenya ko yabyaye hanze, ntiwasanga nawe ubwawe waratangiye kumugenzuza kamera, ugatangira kumushyiraho ingenza, ugatangira kumushyiraho radar. Yego, kuko yatubwiye ngo yahinduye password ya telefone. Muri telefone yajyaga kurebamo iki? Muri telefone ye wajyaga gushakamo iki kugira ngo umenye yuko password ubundi ushaka kubaka rugakomera, ngo konte twabitseho amafaranga ntikijyaho amafaranga ntakikore, yanafunguje. Wese ko yasanze nta yariho kujya atayashyize, wabimenye ute? Rero aho ngaho ubanza urebe niba wowe utarabashatse kumuyobozi ngo n'icyuma ngo umushyire ku murongo, aho kundi abagore bajya bavuga ngo ngo na urunaka ngo umumpaye ngo namushyira ku murongo. Hano abagore bajya babivuga ujye uriya mugabo ngo wamuha ngo namushyira ku murongo cyane rwose, ngo yarakunaniye ukeye ngo umumpaye ngo namushyira ku murongo. Ntiwasanga warashatse kumushyira ku murongo ugendeye ku byo, ku mitungo, ugendeye no kurumva no kubona password ya telefone, no kuri abo bana bari hanze, nandi ushaka kureba ngo yavuganye nandi, ushaka kureba ngo yandikiranye nandi, ugasanga noneho umugabo, kandi umugabo iyo umweretse ko utwo tuntu tumwizeyeho utuntu nk'utwo abikorera iki, noneho ahita abikora ku mugaragaro, hanyuma noneho ukajya urusha gusoza. Oya, umva ikindi cya kabiri, numara kwisuzuma wowe ubwawe ukabona nta cyaha ufite, dore ukuntu bimeze. Niba uwo mugabo waramubereye inyangamugayo akakunanira,
njyewe nkufitiye inama y'ingenzi, uyu mugabo mureke azagukubita ujye kuri ribu bamufunge, niba bamufunga azagaruka yarahindutse, niba wumva nta kintu wishinja bazagenda warahindutse, nawe kuva mu rugo ukagenda nta kintu ujyanye kandi urugo wararugobokeye, dore ko watubwiye ko wanahereye kuri 0, ntabwo ari byiza. Ariko bijyane gake umugabo umworohere, asigaye wo ngo nyirabukwe nawe umwihoreye nyine, ubwo waranduye ubwandu bubitse urabugendana, ihangane. Ariko mu by'ukuri nawe ubwawe ibyo kuva mu rugo byo ubyihoreye, abo bakozi ukize n'amahirwe washaka umukozi w'umuhungu akaza mu rugo akaba ari we uhakora, ararinda ariko azana umukozi w'umuhungu nkandi. Hanyuma Rugwino, reka dushimire abantu mwari mudukurikiye, tuzagaruka ejo tubabwira ko uyu mugore yatubwiye dusubije.